tubahaye ikaze inshuti zacu, inshuti mukurikira ibiganiro bitambuka kuri Cabugufi Mission. Izina ryanjye ni Pastor Christophe uwabakurikiza. Turatangira rero inyigisho nshyashya nkuko twagiye tubibamenyesha, tubibabwira yuko tuzatangira ikigisho kivuga kubijyanye n'ibikomere. Ese ibikomere ni iki? Ibikomere abantu bavuga ni bwoko ki? Hari ibikomere rero biri mu buryo butandukanye. Hari ibikomere bigaragara ku mubiri, ugasanga umuntu afite ibyamukomerekeje byinshi ku mubiri, harya ushobora no kuraba n'isura ye cyangwa yireba ntubone isa neza. Ariko hakaba n'ibindi bikomere byo mu mitima, ugasanga abantu baragenda ariko imbere mu mitima yabo barakomeretse. Burya rero hari inyuma harashobora gukira ibikomere, ariko ku mutima ho burya biragurana cyane kuko bifata igihe kirekire cyane. Ariko ndagira ngo tuze kuganira cyangwa tuzaganire ku bijyanye n'ibikomere. Ni gute ibikomere byakira? Ni gute umuntu aterwa n'ibikomere? Ese bifata igihe kingana gite kugira ngo urya muntu akire izo ngorane zose aba afite ku mutima wiwe? Hari ibikomere rero biba mu ntama, bikaba n'ibikomere biba ku bashumba. Ndagira ngo rero tuzavuge ku bikomere biba ku bashumba n'ibikomere biba ku ntama, ndavuga ishengero, nkavuga n'abakristo muri rusange. Mbahaye ikaze rero kuri bino biganiro bitambuka kuri Cabugufi Mission. Reka rero dukurikire twumve neza ibijyanye n'ijambo ry'Imana ry'umunsi. Ngira ngo dusome twumve neza icyo ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye n'ingingo tugiye kuzigaho ku bijyanye n'ibikomere, kuko abantu benshi cyane barakomeretse, abantu benshi cyane babuze amahoro mu mitima yabo kubera ko bafite izo ntambara z'ibikomere, cyane cyane ibikomere bigenda bituruka kuri ba bene se cyangwa se ku nshuti zabo zose. Ndagira ngo rero ibyo byose rero tubirebeho, tubiganireho, maze dusobanukirwe cyane. Nutazi ko afite igikomere, amenya ko afite igikomere, noneho tuzafate n'umwanya mwiza wo kujya dusenga nyuma y'icyigisho. Uko dushoje icyigisho tugasenga kugira ngo abantu bakire ibyo bikomere. Reka rero tujye ku ijambo ry'Imana ry'umunsi wa none. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana ry'umunsi. Ni ijambo riboneka mu gitabo cya Yobu, igice cyawo cy'icyenda. Ushobora kwibaza ngo ese ibikomere bibaho? Turasoma mu gitabo cya Yobu igice cyawo cy'icyenda ku murongo waho ni wa 17, tura ku murongo waho wa 16, turagenda tugire ku murongo waho wa 17. Twumve ikihanditse. Haranditse ngo naho nataka akanyitaba, sinakwemera yuko inyumvira, kuko imvunagurisha ishuheri ikangwizaho ibikomere inziza ubusa. Reka dusome no hepfo ku murongo wa 18. Handitse ngo ntireka mpumeka, ahubwo inyuzuzamo umubabaro. Imacu ituganze cyane. Iri ryari ijambo cyangwa se kwari ukwisobanura kwari kuri hagati, cyangwa se Yobu yavugaga yemera ko ari umunyabyaha, ahakana ko ari indyarya, kuko hari icyo Imana yari imubajije muri cya gihe yagiraga ibibazo byinshi, atangira kwibaza ibintu byinshi cyane. Ariko noneho aza kureba, baravuga ati rwose nciye bugufi, ndemera yuko natangiye kukuvugisha byinshi, ndemera yuko ari aho nakoze ikosa, rwose nemeye ibyaha byanjye, kandi mu by'ukuri nubwo mbyemeye ntabwo ndi indyarya. Ariko mu by'ukuri niho yavuze ati rwose naho nataka ikanyitaba, sinakwemera yuko inyumvira, kuko yabonaga yuko ageze ahakomeye, handi atabona uko yagira, hamwe inshuti ze zitagira icyo zikora, hamwe atabona uko yigira, cyane yuko izo nshuti cyangwa se umugore we abo bari bafashe icyemezo cy'uko bamuta cyangwa se bakamureka. Ariko noneho aravuga ati kuko imvunagurisha ishuheri ikangwizaho ibikomere inziza ubusa, kuko yabonaga yuko mu by'ukuri nta kindi cyaha yarakoze uretse yuko Imana yari yaravuganye, yaragize igihe cyo kubonana na Satani, hanyuma ngo Imana iravuga ngo reba umugaragu wanjye. Ayabwiraga Satani ati reba umugaragu wanjye uburyo ameze, uburyo ari umuntu mwiza ukora ibintu bihimbaye,
ariko Satani avuga ati impamvu uvuga ibyo byose ni kutazi ivye, ahubwo umukuyeho ibyo afite wareba ukuntu ahindukira akaba umuntu mubi akakwihakana. Ariko Imana yavuga ati ngaho genda umugerageze, ariko icyo naguhaye ni ubugingo bwiwe. Imana ishimwe cyane ko itatitanga ubugingo bwacu. Birashoboka ko ushobora kugira ibikomere ukabigira inyuma ukabigira ku mutima se, ariko Imana niyemere yuko ubugingo bwawe buhera. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro kubera yuko idukunda kandi ikabituzi. Nayo rero nawe yarafite ico kibazo cuko nubwo bimeze bityo atigeze agira uruhare mu bijyanye n'ibya biri kumubaho cyangwa se n'ibyamukorerwagaho. We nta yavuga ati inzira ubusa ntaca nakoze, naho ibi byose biri kongeraho. Birashoboka ko rero nawe ugira ibikomere cyangwa se ukaba warakomerekejwe n'abantu ariko mu by'ukuri uzira ubusa. Ariko rero nanone hari igisubizo kiboneka iyo uzira ubusa, iyo wakomerekejwe ariko ukaba wumva yuko uzira ubusa. Imana irakomora, hari Yesu ushobora kukomora, hari Yesu ushobora kukugira neza. Ndagira ngo rero aho ngaho ukomere niba warakomerekejwe. Ndagira ngo rero tunasome n'ijambo ry'Imana riboneka mu Migani igice cyaho ni cya 27 ku murongo waho wa 6. Turavuga ngo ibikomere by'umukunzi bizanwa n'ukuri, ariko umwanzi asomana akavya. Imana yacu ituganze cyane. Nuvuga ngo rero umukunzi mu by'ukuri ibikomere by'umukunzi bishobora kukugeraho, ushobora kugira gukomereka, ariko ukabukomereka nuko wawundi gukomerekeje hari icyo yashaka kugira ngo arinde, ariko wowe bite ko no kuvyakira bitakwemereye bitagukundiye, ugahita ko ukomereka ku mutima wawe ukavuga uti ntago vyakagombye kuba bigenza gutya. Ariko nyamara urya wagutabaraga yarazi impamvu abikoze. Niyo mpamvu rero hano avuga ngo ibikomere by'umukunzi bizanwa n'ukuri, kuko birashoboka ko ibikomere ushobora kubigira ariko none ari impamvu nyakuri yatumye ugira ibikomere. Akenshi rero mu bikomere abantu bagira, hari igihe umuntu agira n'ibiganiro n'abantu, cyangwa se ukaba wicaye ibyo urebesha amaso yawe bikagutera gukomereka. Birashoboka ko hari inzira wanyuzemo y'ubuzima yaguteye gukomereka. Birashoboka ko waba warashatse ugashinga urugo ariko urugo rukagutera kugira igikomere. Birashoboka ko wavukiye mu muryango ariko ukagira igikomere. Birashoboka ko ugira ishengero usengeramo ariko rikagutera kugira igikomere. Birashoboka yuko wagize abarongozi cyangwa se abayobozi babi ariko bagutera igikomere. Birashoboka ko societe ubamo cyangwa se umurwi ubamo waguteye igikomere. Ariko icyo nakubwira neza nuko bene ibyo bikomere bimeze gutyo hari intambwe ikenewe kugira ngo ubivemo. Imana ishimwe cyane ko ugomba gutekereza ko hari intambwe, hari Yesu uhari, ariko hari inzira kugira ngo Imana igutabare igukize ibyo bikomere. Ibikomere rero ni indwara akenshi igitera gutuma abantu benshi cyane baheranwa na Satani. Ntabwo ari byiza yuko umukristo wamenye Imana aguma mu bikomere, kuko iyo ugumye mu ibyo bikomere bikabashaho gukomeretsa cyane. Ni naho akenshi usanga umuntu yarasengaga, umuntu yarabatijwe, umuntu yakiriye agakiza, cyangwa se twamburaga ko yakiriye agakiza, ariko kumva ngo uwo muntu yiyahuye, yiyambuye ubuzima, yagiye mu mugozi, yita mu mugozi cyangwa se yitaye mu mazi n'ahandi hatandukanye, akibuza ubuzima bute ko yagize ibyo bikomere. Ariko hari igishobora gukoza ibyo bikomere, ni Yesu Kristo. Ndagira ngo rero muri indwi dutangiye yo kwiga iki cyigisho uzabe hafi niba ufite ibikomere, kugira ngo dufatanye gusenga tukurangire Yesu Kristo ujye uvura ibikomere, Yesu ujye ukiza, Yesu ujye uruhura imitima ihagaze agashobora kwishyira mu buryo bukwiriye. Izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero nyuma rero ya kano karuhuko mu by'ukuri ndagira ngo tuze kwinjira mu buryo bwiza bwo gusenga, bitewe nuko nzi neza yuko harimo abantu bagize ibikomere ariko bakeneye kugira ngo batabarwe ndetse biturutse mu gusenga Imana. Ndagira ngo rero ube uri hafi rero nyuma ya kano karuhuko tugiye kwinjiramo, ubuze kuba uri hafi, asigaye dusenge Imana ikugira neza, igutabare, ikubohore kandi ikwize mu buzima bwiza bukwiriye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro.
nguhaye rero ikaze mu gice cya kabiri cya kino kiganiro. Ndagira ngo rero igice cya kabiri cy'iki kiganiro twinjiyemo dufate umwanya mwiza cyane wo gusenga. Ndibaza ko rero niba koko hari icyo uri kumva muri wowe ukeneye ko Imana ikuruhura ibikomere wagize, birashobora kugira ibikomere byakomotse ahantu hatandukanye nawe uzi, ariko Yesu ari hano kugira ngo agutabare kandi akugire neza, agukureho ubwo bushobozi bubi Satani yagushyize ku mutima bwo kugira igikomere, kandi iki gikomere kikaba cyakubangamiye. Nzakubwira ko ubutaha ubwoko bw'ibikomere, kugira ngo nyuma y'ubwo bwoko bw'ibikomere tumaze kumenya, hazakurikiraho kumenya ngo nese ni we buryo nakoresha kugira ngo ibyo bikomere bimveho. Hanyuma rero ndizera ko abenshi bazabohokera muri uyu mwanya mwiza w'ikiganiro. Ndagira ngo rero uramutse wumva ukeneye ko Yesu yakugira neza, ushobora no kuduhamagara kuri nomero guteranya 550 88 82 778 kugira ngo rero bizakubere byiza. Uzakande ahanditse subscribe kuri kino kiganiro kuri YouTube channel, asigaye ujye ubona izi nyigisho zigufashe kugira ngo ibikomere ufite bicike, maze uwo Yesu akomore umutima wawe. Reka twinjire rero mu masengesho. Uwiteka Imana yacu, Imana y'amahoro, Imana ishoboye byose, imbere yawe niho turagushimye. Tugushimiye uyu mwanya mwiza wagennye, tugushimiye yuko wahishuye neza yuko abantu bafite ibikomere, kandi ko imitima ifite ibibazo muri bihe bya none. Hari abantu bakomeretse kandi bakomeretswa mu by'ukuri n'abavandimwe, bakomeretswa nabo babana, bakomeretswa na sosiyete batuyemo. Ariko nyagora ku ngoma, tugushimiye yuko uyu mwanya watwiyumviriye uri mu gihugu cyo mu ijuru, ukabona neza yuko abantu bawe bakwiriye kubohoka, bakwiriye gukira, bagakira ibyo bikomere bafite ku mitima, bakomerekejwe mu buryo butandukanye. Ndasenze rero kubw'izina rya Yesu Kristo, ngushimira rero uyu mwanya mwiza uduhaye, ngushimira ibihe byiza ugennye hagati muri twebwe. Ndasenze kubw'izina rya Yesu Kristo kugira ngo umuntu wese urimo ukurikirana iki cyigisho, Mwami Imana, azagirirwe neza nawe. Reka Mwami Imana imitima ikomeretse uzayomore, reka iyi mitima ikire mu izina rya Yesu Kristo. Tukweretse abantu bose bazanye imitima yabo, tukweretse abantu bose bakeneye gutabarwa nawe. Nyakubahwa Imana, nzi neza yuko uri mu gihugu cyo mu ijuru, nzi neza ko ari wowe ushobora gukiza kandi ugatabara mu bihe bikwiriye. Niyo mpamvu tukwinginze muri bino bihe kugira ngo uze wumve kandi uzigaragaze muri kino kiganiro, kugira ngo umuntu wo gutabarwa atabarwe biciye muri wowe. Kuko nutabara hakagira ababohoka bakava mu Imana muri ibyo bikomere, bagasubirana ubuzima bwiza, izina ryawe rizahabwa icyubahiro, bazanezerwa kandi bazakuvuga, bazaguhamya kuko uri Uwiteka. Dushimiye rero yuko mu Imana uyu mwanya ugennye, turasabiye kugira ngo buri muntu wese umugire neza, kandi datanya kubaho Imana, turasabye kugira ngo ijambo ryawe rizinjire mu mitima, rigire mu Imana aho ku mizi y'umutima awiri, kugira ngo umuntu wese abashe kumva icyo ushaka. Kubera yuko iri jambo ritageze mu Imana ahantu hakwiriye, ntabwo ryagira icyo rimarira umuntu, ariko nurishyitsa hakwiriye, buri muntu wese azatabarwa kubw'izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero kudahinduka, urakoze ko ugiye kwigaragaza kandi ukabohora abafite iyo mitima, kandi data twese imitima y'abakayebwe nayo tuyigutumye kugira ngo ugende uyisange, ucagagura imigambi yose ya Satani n'ibitera ibikomere mu bantu. Nyakuba Imana, turabinanirije kubw'izina rya Yesu Kristo. Turazi ko ibyo byose bitera ibikomere abantu bituruka ku mwanzi Satani. Turasenze rero kugira ngo Satani abure ijambo, abure umwanya mu mitima y'abakwizera, ahubwo wowe wenyine Nyakuba Imana uganze, kuko tuzi ko uri Uwiteka. Urakoze ko uri kumwe natwe, urakoze ko utwumva kandi kubikora kwibahisha. Ni hagati mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu, amen. Shuti rero warukurikiye ibiganiro bitambuka kuri Cyabugufi Mission, ndagira ngo nkubwiye ko tugiye kubisoreza ahanga, ariko nanone nkumenyesha ngo Yesu aramutse akugire neza, wamagara kuri ya nimero twakubwiye. Ikindi kandi tuhararikira kuzakurikirana nyine ibi byigisho bibijyanye n'ibikomere, kugira ngo Yesu Kristo arusheho kukugira neza, arusheho kugutabara muri bino bihe bya none. Uwiteka akomeze kubana namwe no kubashyigikira. Ndazi neza yuko turi kumwe nakagaruka. Shalom, shalom, ndiho
abane namwe.